Hano rero murabona ukuntu izi nyama zisa neza cyane. Zirasa neza pe. Cyane rwose. Cyane. Nuko bikorwa. Kurya neza bigushyira ku murongo. Yes. Kurya neza bituma skin yawe iba nziza. Umubiri wawe ukaba neza uko ushaka. Imiterere yawe akenshi n'imitekerereze ugasanga imbaraga cyane. So nayo gahunda iba ihari. Uyu munsi urajya kudutekera iki, utuzana iki, kubera ko ndi kubona ahangaha ibintu bya biri dukunda twese. Sinakubuje kubivuga. Uyu munsi dufite guteka ibiryo byiza cyane abantu benshi bakunda, abantu basohoka bagiye kureba, ariko uyu munsi Claire tuje kubibereka hano kugira ngo ujye ubikorera. Binahenze mu kujya kubigura aho muri ya resitora, ariko hano bigahenduka. Bibabwira amazina yabyo. Hano turaza kubikwereka ari ibiryo byiza bimeze neza cyane ariko hendutse. Yes, iyo wabyikoreye biraguhendukira. Ugiye kubigura babyita bate? Chicken sizzling. Wow. Wabyibuze ko bakunda kuvuga chicken sizzling inzo tujya gukora kuri uyu munsi. Tubona tujya mu Bashinwa bazana ibyo kurya biza gucyaka. Hello, mbaye kazi bakunze guteka, bakunze ba Claire Mbabazi. Nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro. Murabona ko nta kubicisha irungu mu gikoni. Naje kandi najenje, mugomba kumbona cyane, ariko uyu munsi ntabwo ndi guteka nyine. Afite umusore mwiza, the real chef, ugiye kuza kudutekera akatubwira byinshi. Niba wari ushaka kwiga guteka, nizere ko ugiye kumwigira akantu ku kandi. Ubu Claire ni umuyede, kandi shaka Claire ari umuyede mwiza. Nta wundi, ni one and only my best friend Chef Joe. Karibu cyane kwa Claire Mbabazi. Uraho neza? Sava. Nishimiye kukwakira. Thank you so much. Karibu, urasa neza. Abona arasa n'ibiryo. Harya hari urambwiye ngo sisi terme yavuze, mana urinze kwibuka ndayikubwira, ariko bigaragara ko uyu muntu arya neza, asa neza. Ariko ibintu Claire arimo aravuga nibyo. Ngo gusa neza bihera imbere, ngo bwiza buhera imbere. Ntabwo buhera inyuma. Hari ukuntu usanga umuntu afashe ibintu akisiga, ariko nyine ubwiza buba birimo ndani. Iyo urya neza biragaruka ku ruhu bigasa neza. Kwakira ndakwishimiye, ko watakuzi urinde bibwire. Joel cyangwa se Chef Joe. Ku bantu bamenyereye mu gikoni, ku bantu bamenyereye mu kazi, ibi bintu ni akazi kanjye ka buri munsi. Claire, wowe mukuru yawe? Amakuru yanjye ni meza, ndakomeye. Mva narababwiye ngo muri iyi minsi ngiye kubazanira umuntu uzi guteka. Nta wundi rero ni wowe. Twibwire rero, apart yo guteka, ufite na YouTube channel, kugira ngo shani wanzanye umuntu ahangaha tuba tugomba kumuha support, tukajya no kuri YouTube channel ye tukamusapotinga mukareba niba ari umuchef wabyize by'umwuga, wabikoze unabikora n'uyu munsi. Afite udushya tureze twongewe nkora ko nge ntaho nigeze mbyiga, uretse kubyihuguramo no kubitozwa no gukomeza kwiga. ngo dufite internet muri Google, shani umwarimu. Ariko Google nubwo ari umwarimu mwiza, tuba dukeneye no kugera ahandi hantu tujya tukabireba live, cyangwa se tukareba umuntu tuzi. Yes, tukamwigiraho. Ku buryo ushobora no kumuvizitinga ukamusura ukamubwira se bya bintu wakoraga bimeze gutya, bimeze bite. Nawe nizere ko uri buze nawe kunyigisha. Shandi umuyede mwiza. Umva, ndabizi neza umuhanga. Ndakubona buri munsi ndakureba, ndagukurikirana ibintu bimwe ndakora. Guteka ni ubuzima. Koko niyo mpamvu usa neza. Kurya neza rega ubwiza buhera imbere. Aho Claire ntago sinzi impamvu batabwira n'abantu. Nawe ngaba akashara muri iminsi byariyongereye, sigaye ndira nkavuga ati habaye ikira. Claire mubazi banga. Ariko ngenda bikunda, nkunda kubyibuha buriya, ariko nta kindi no kwiyitaho, ukamenya group sange yawe, ukamenya ibyo urya, ukamenya ibyo utemerewe. Yego, kuko ntabwo njya ntibiro ngo mve muri frame. Niyo nshaka kubyongera ndabyongera neza, nkavuga ati okay ndashaka gutya, nkamenteninga gutya. Nurambye kuko urye neza ukaba umwana gutyo. Ntabwo bashaka ngira ijana. Kurya neza ntabwo bivuze kuba oversize, ahubwo kurya neza. Ikintu namaze kubona mu kurya neza, kurya neza bigushyira ku murongo. Yes. Kurya neza bituma skin yawe iba nziza, umubiri wawe ukaba neza uko ushaka, imiterere yawe akenshi n'imitekerereze ugasanga imbaraga cyane. So nayo gahunda iba ihari. Uyu munsi urajya kudutekera iki, utuzana iki, kubera ko ndi kubona ahangaha ibintu bya biri dukunda twese. Sinakubuje kubivuga. Uyu munsi dufite guteka ibiryo byiza cyane abantu benshi bakunda,
abantu basohoka bagiye kureba, ariko uyu munsi Diana Gillette tuje kubibereka hano kugira ngo ujye ubikorera. Binahenze mu kujya kubigura aho muri ya resitora, ariko hano bigahenduka. Bibabwira amazina yabyo. Hano turaza kubikwereka ari ibiryo byiza bimeze neza cyane ariko hendutse. Yes, iyo wabyikoreye biraguhendukira. Ugiye kubigura babyita bate? Chicken sizzling. Wow. Wabyibuze ko bakunda kuvuga chicken sizzling nzo tujya gukora kuri uyu munsi, tubona tujya mu Bashinwa bazana ibyo kurya biza gucyaka. So tujya gukora chicken sizzling uyu munsi kwa Coco Claire Mbabazi with Chef Joe. So agiye kutubwira ibyo turi bukoreshe, niba dukenera biki n'ibiki, ubundi tubone gukomeza. Muri chicken sizzling turaza gukenera inkoko. Urumva ni chicken sizzling. Turaza gukenera inkoko, turaza gukenera poivron, turaza gukenera igitunguru, tungurusumu ndetse na epice ishobora kuryoshya bya biryo byacu, twifashishe na magi. Ibi ni byo bintu turi buze gukoresha muri sizzling yacu uyu munsi. Urabona ko ntago ari ibirungo bikomeye cyane, ntago ari ibirungo bishobora kuguhenda, ibirungo byoroshye cyane kubibona, ushobora kubona rwose ahantu hose. Uyu munsi muze dutekane, karibu. Urambwira icyo wumva nakora. Tugiye guhera gukata inkoko. Urakoresha breast, urakoresha igituza. Okay, turayigira boneless. Ushaka kugura chicken breast cyangwa se wagura inkoko yose ukura igituza, izindi parti ukazikoresha kugira ngo binabahindukire. Ibyiza ni ukugura inkoko yose. Chicken breast irahenda. Chicken breast iguze yonyine cyangwa se bakaziguha ku kiro baraguhenda. Ugura inkoko yose kugira ngo bikorohere. Uyu munsi rero turaza gukoresha chicken breast. Claire, uriho chicken breast. Umpaye ikizaminira. Mbega icyuma kiriza we. Rero ndabanza nkagira gute, ndayikata. Niwe binyorohera kugira gute gukuraho breast. Niyo bikorohera. Nkwereka akantu keza uzajya ukoresha. Kakwereke. Kanyereke. Uvuga ngo nuko uzajya uyihindukiza mu ruhande rwawe gutya. Ubanze ukureho runo ruhu. Kuko uruhu ntago rukenewe. Yego. Icyuma ni icy'umushefu pe. Hano harimo parti ebyiri. Ucisha kuri iyo parti. Noneho. Yego. Umva ko mbishoboyera. Wow. Yandi nari ndimo mvuga. Yego. Wow. Ikuyeho neza cyane. Neza cyane. Wow. Ko ndakamenya. Okay, ni ya paki ya mbere. Chicken breast twayibonye. Twakoresha imwe. Dukoresha ebyiri. Okay, dukoresha ebyiri. Nkukureho indi nanjye ndebera naho ko bikorwa. Biroroshye cyane cyane. Wow. 1 second. Ibi rero ikiza cyabyo niyo umaze gukora izi parti, kiriya kigongo gikoreshwa iki? Ushobora kugikoresha amasupe, ushobora kugikoresha stock. Abantu benshi barayizi, ushobora kongera mu biryo bindi. Chicken breast zacu twazibonye ebyiri, igituza cy'iburyo n'icy'ibumoso. Ikintu tugiye gukora hano, tugiye kubanza kuvanaho ibinure bidakenewe. Chicken breast nta binure byinshi bifite, utuntu dukeya. Ubundi dukatemo kabiri. Ingano ukata biturutse kuzo ushaka. Ntago ari ngombwa gukata binini, gukata julienne se uko wakata ushaka hose. Uko wakata uko ushaka, bitewe nuko nta condition ushaka kubishyiramo kugira ngo bitazagora abantu. Ukata uko wowe wabyumva, ariko ntukate inyama nini. Kandi inyama y'inkoko niyo igeze ku ipanu irabyimba. Ego.
ya breast yacu turayikase yarangiye, ikigiye gukurikiraho tugiye kumarina ya breast. Turamarinisha iki? Turamarinisha ibirungo by'ipudre nabyo byoroshye cyane, ushobora kugura amafaranga make cyane, ushobora kugura amafaranga atari hejuru y'ibihumbi 2,500. Urumva ko icyo kirungo kandi ushobora gukoresha igihe kirekire. igihe kirekire cyane. Ni iki ngiki bacyita chicken cyangwa se chicken epice. Kiravangavanze cyangwa se ikirungo cyaba cyihariye? Kiri singo, ni ukuvuga ngo ubwacyo kirihariye, ntago kirimo umunyu. Nta itaniyene za chicken masala? Chicken masala nta munyu igira, ariko iyi ngiyi yo wayikoresha ari imwe. Urumva irimo ibirungo bigeze muri 3 cyangwa 4. Irimo iyo chicken powder, ikabamo salt, ikabamo white pepper, n'utundi tuntu like nka bay leaves ziri fine ziseye cyane, hakazamo mante duto cyane. Ariko ni uruhurirane rw'ibirungo ushobora gukenera mu nkoko biri muri kirungo kimwe. Urumva iki kirungo cyonyine wakigura kikajya kukigukorera ku nkoko. Biraryoshye, biraguhendukiye. Aho kugira ngo ujye kugura amacupa 5 abantu bavuga ngo ndabyibagirwa, gura ikirungo kimwe gikubiyemo ibigize inyama, kimwe gikubiyemo ibigize imboga, kimwe gikubiye mu bigize amafi. That's great. Mu bigize inkoko. Nigeze kubwira abantu ngo nshaka kuzabigisha ibirungo, ariko nkajya mwereka ibirungo bikeya. Apana ikirungo kimwe ugasanga gikubiyemo ibintu byinshi. Ukajya uvuga ati iki kirungo nagikoresha ku nkoko zose, iki kirungo nagikoresha ku mafi yose. Ntabwo bisaba umwanya muremure, no gufata ushyiraho nta kintu kidushiraho, nta munyu, byose biba birimo. None nkate ibi ngibi, noneho Claire yagiye kudufasha gukata poivro, ibitunguru, tungurusumu na seleri. Ndabikata gute? Claire, ukatamo amamorso manini bitewe n'uko yo turaza kuyakoresha mu bijyanye no kugira gute no frying. Icyuma cyawe ugicyariza he? Mfite imashini igicyariza. Ikintu ugomba kunyira ukuntu wabigenza, kubera ko hari igihe icyuma cyawe kidacyaye ukabona ni danje. Si dutoya? Ushaka wagira gutyo, ushaka nongereho gutya, kuko muri sizzling igitunguru kigaragara biba byiza. Yego, na pavuro nkata binini gutya. Pavuro rero wirinda ngo bandi tubibabwire, imbuto ngo ntago ari nziza za pavuro. Ntago ari zituma ibiryo birebeka nabi. Ntago nano bigifuti ukunda kubidijera ngo burya. Pavuro ntago ugomba guteka imbuto. Uko nguko. Inkoko nayo tuyikenera, ariko amenye kiza muri firigo. Ambaho tuyukata tungurusumu zo kuzikata byo biroroshye cyane. Si ngombwa kuzicopinga, gutya biba bihagije. Tukazishyira hano. Ushaka iyi yandi muto cyangwa ushaka magisanzwe? Magisanzwe. Tugiye gukata seleri. Abantu benshi njya mbona bakunda gukora amakosa yo gukatira seleri hano, kandi izi tije ni ingirakamaro cyane. Ugiye gukuraho utuntu tw'umusozi twanyuma twonyine dusigara. Ubundi ibi bakaba babyita harya mise en place. Iyi ni mise en place turimo turakora. Urumva nuko twazirangije kuzikata, kuzimarina, turangije gukata ibirungo byose turi buze gukoresha mu guteka resete yacu. Ubu ikintu kigezweho muri kano kanya, ubu tugiye gutangira duteka.
ikintu cya mbere tugomba hano kubanza gukora, yego canire. Iyi ni ipanu. turakenera ipanu. Kimwe nuko ushobora gufata isafuriya, si ngombwa ipanu. Uramutse ufite ipanu, uramutse ufite isafuriya wateka. Impamvu y'ipanu biroroha, bigira vuba, ubasha kugeramo ipanu yoroshye ubuzima kwayo. Urumva isafuriya yo ibimeze bitya, ipanu yo igaragaza buri kimwe cyose. Ikintu cya mbere ngomba kubanza kubwira abantu nuko iyo ushyizemo umuriro mwinshi, nkuko njya nkunda kubibabwira, birangirika. Bitangirira ku muriro mukeya. Aya ni amavuta asanzwe guteka, asanzwe, apana olive oil, coconut oil. Niba yuteka ntabwo tukuveba nta kibazo. Yego, ariko apana amamesa. Ntabwo birimo. Yego. Ibishyimbo birimo amamesa. Tubiteke? Tuzabibatekeye, ntabwo bikumbiye, uko mperwa kubirya niga mu 4 segonderi. Ntabwo ikibazo, ariko mfite ahantu tuzakora amamesa meza. Kuko nashaka no gutekera ibibuga byo muri Nigeria ngo byawugusa byose n'ibimesa kandi ubu nzaba mpari, ariko nyine nzagerageza ndebe. Twagiye twarindira ko ipanu ishyuha, ushyiramo amavuta kuko ziranaremera. Si ngombwa, ntabwo ari amavuta menshi agomba kujyamo, ni amavuta make kugira ngo ntibibe deep cyangwa se inyama ntizirengerwe. Iyo zirengewe inyama ziba crispy, zirakomera inyuma, kandi ntabwo tuba dushaka. Kandi ntabe make cyane nkayo gukaranga asanzwe. Agomba kuba ari amavuta angana nk'uko wapima ku biyiko, nk'ibiyiko yenda nk'icumi, cyangwa se ugapimira nko muri kimwe cya kane, kimwe cya kabiri, cya kane, cya kapu. Kimwe cya kane cya kapu byaba ari byiza. Biba byiza rero iyo ushyizemo amavuta amaze gushyuhaho gakeya. Yego, urumva ko arimo arigenda ashyuha ku muriro mukeya. Bigatangira ku muriro muke. Iyo bitangiye ku muriro mwinshi, amavuta yahiye cyane, inyama ntabwo zishya. Nta nubwo ari amavuta ahumura neza. Usanga inyama ziranahindura oderi. True. Tubwire, umaze kingana gute mu gikoni? Uyo ndeba, urabona maze nk'igihe kingana gute? Imyaka 3. Ndabyishe? Yikube 3 wongereho indi 2. Ubwo watangiye ufite imyaka ingahe? Watangiye gutaka imyaka 5? Narabikunda. Wow. Narabikundaga. Ni byiza pe. Narabikundaga kuko narabyiga nkavuga imyaka 18 ufite experience ubikora professionally. Mu mahoteli. Wow. Jesus. Urumva ko ni ibintu nakuriyemo, ni ibintu nakunze, ni ibintu kuri jewe byari bindimo. Apana kuvuga ngo byarangwiririye mbisangamo. Narabikunze. Wow. Ariko ni byiza muri kwabwiza ukuri. Hari ikintu kiryoha kugaburira abantu cyo. None ibiryo biryoshye. Nta kintu kinezeza mu buzima bwanjye, buri wese uzarabizi, gusavinga abantu, kugaburira abantu bakarya. Wabatekeye. N'ibiganza byawe. None bakaza, ndibuka nkorera bari abazungu, naratekaga bari abantu b'abanyacyubahiro, akaza gupresenta nk'umuntu watetse ibyo kurya ni kanaka, cyangwa se ukaza ugasobanura recette watetse, ukatetse ibintu biraryoha, mujye muha icyubahiro abantu batekera. Kandi ikindi mu supporting kugira ngo iyo ugeze kuri channel yiwe ugombe urebe ibintu yakoze, nurangiza kureba ibintu yakoze, wibuke kumukorera subscribe, wibuke kumukorera comment. Niba wana bikunze byanakuryoheye, ubisharinge n'abandi nabo barye neza. Noneho ejo nabibona azabona ko hari abantu bamushyigikiye, akomeze. Uko abantu baba benshi bimutera imbaraga bwo gukomeza gukora bya bindi. Ushaka tugaragure igihe cyo guba twahindura iminota nk'ingahe? Ni hagati y'iminota ubundi 3-4 ya nyama uba ugomba kuyihinga. Umuriro muke. Niyo mpamvu ushobora mwinshi usanga ngo zahise zishirira. Yego, usanga zafashe ibara hasi kandi mu mibere nta kintu ari zikiri agomba gukoresha ya safuriya burya iremereyemo, bari safuriya bworoshye bubishya inyama. Buranazishiririza. Yego. Isafuriya ikomeye cyangwa se ifite za zindi bajya bavuga ngo z'imikondo, zindi zisonga kawunga. Zisonga kawunga. Noneho cyangwa se ipanu iremereye, apana yapana ukora ukumva uragize urana rero umusimuwe. Ubwo ndava hana mpaye n'ipanu. Bajo ibikoresho ugira ahubwo no kuzagusura wawe mu gikoni. Ewani. Ubu ntaza kureba ibirungo nibayo. Igihe cyo guhindura play kabisa,
urisanga. Nzaza pe nzaza. Igihe cyo guhindura kirageze. Urabona ko inyama yahindutse. Nshaka kukwereka ko urana yafashe ibara kandi ntigeze ishirira. Yego. Ibi nibyo rero nakubwiraga ugomba guteka witondeye umuriro. Witondeye umuriro ukwangiriza resete cyangwa se urabishya. Uribuka kera amagaza akiza bavuga ngo zibishye umuriro. Kureba ko agashyira umuriro mwinshi ngo zibishye ibyo kurya. Yashyiraga umuriro mwinshi bigashya bibabutse. Yego, kubera iki abantu benshi ntabwo bari bazi ngo baragabanya umuriro ndawumejaminga gute cyangwa se ndashyira kuri uno muriro bitewe n'ibintu ndimo ndateka. Hari ibintu bikeneye umuriro mwinshi, ariko noneho ikintu cyitwa inyama cyose buriya ntabwo gikenera umuriro mwinshi. Noneho nagu ibyo kurya bitetse ku muriro mwinshi birabiha, ntabwo biryoha. ikindi kintu bizamo n'umuhumuro utari mwiza. Urabona ko zirimo zirahindura ibara, ku ruhande rwo hejuru rwari rurimo hasi n'uruhande rwari ruri hejuru rwo twawushyize hasi, kandi ubu ziraza kurangiza guhindura ibara hahandi hasi deja zahiye. Ibintu byose byagiye mu murongo muzima ku buryo ushobora no guhita uyifata ukayita. Apana kuvuga ngo ubu yahiye, iba yahiye ku rwego rwiza, yahiye ku rwego ruzima ku buryo ushobora no guhita uyifata ugahita uyirya. Abantu bazateka iyi resete cyangwa se bazagerageza gukora ibi ngibi bazakurikiza ibintu byo guteka ku muriro mukeya, guhindurira igihe. Ntabwo ari byiza gufata ibiryo ngo ako kanya. Ni byiza guteka ibiryo ukabiha umwanya bigashya, nyuma yo kubiha umwanya bigashya ukaza kubihindurira igihe kugira ngo ibyo watetse uze kubona result imeze gutyo. Claire, hari ikintu ushaka kwereka abantu hano ku bintu bijyanye n'inyama z'umweru. Akenshi inyama z'umweru iyo zirimo zirashya, ikikubwira ko zirimo zirashya neza ni uko zivamo icyo nakwita nk'amaraso y'inyama z'umweru. Ni ibintu by'umweru urimo urabona, urimo urabibona. Nicyo kikwereka ko inyama zirimo zirashya neza. Uvuga ngo iyo zitarimo ziravamo ibintu by'umweru ntago inyama ziba zirimo zirashya. Ni ukuvuga ngo niyo ubikuyeho bitarashya bitaravamo inyama iba itarashya mo imbere. Uvuga ngo ugomba kurindira umuntu wese wayiha wabona ko isa neza atari umweru, kandi inanahiyemo imbere. Inanahiyemo imbere. Urabona ko n'unukwira urabona ko bya bintu by'umweru byose byashize. Urabona ko biba bigenda bishiramo. Urabona ko uko bigenda kose bya bintu by'umweru bigenda bisohokamo biba byarangiyemo. Iyo birangiyemo akenshi ni mu bihiye. Yego. Akabona ko nanjye ndakizi. Sinakwiye ngo ndiga. Ubwo watangiye kwiga cyane. Ngewe ndafata note kunakayize ndiga mu mutwe. Rero ni umuhanga afatira mu mutwe kabisa. Afatira ku kibaho. Iyo wafurayinze ni byiza gushyiraho urupapuro eswito kugira ngo amavuta waruranye n'inyama agende yinjira muri eswito, inyama isigare nta mavuta menshi zifite. Kandi murabizi ko amavuta menshi akenshi na kenshi ntabwo aba ari meza. Ushaka ukajya ukora, umuyobozi arareka n'abayede bagakora, aragira ngo asampemba. Nk'ubwo ari chef Joe ko adashaka ko nkora, arashaka gukorana na experience ye. Umuyede wanjye rero ndabona ahubwo asa nk'urimo urabindusha kandi rero hano ukuntu inyama zisa neza. Zirasa neza kama abibona. Okay, tuzimye. Inyama z'inkoko twamariniye, twafurayinze, zirangije gushya. Ubu ikintu kigezweho ni uguhuza inyama. Ni ugukora cya kintu cyitwa sizzling. Sasa kugira ngo yitwe sizzling haba habaye ikimeze kutwereka ni ikihe gikorwa kibaho kugira ngo sizzling ibe. Nta kintu nkeneye no kumenya. Sasa tugiye guhuza za chicken tumaze gufurayinga na za vegetable kuri ya pano n'ubundi turimo dukoreraho. Kuri ya pano n'ubundi turimo dukoreraho. Turabigenza gute? Turafata za nkoko, yego, tuzisubizemo. Harimo amavuta make cyane yandi yo gutekesha. N'ubundi udahinduye ipanu wahita ubikoreraho. Dufate za poivro, ibitunguru, seleri na tungurusumu. Hano tugomba kubanzamo ibitunguru na poivro mbere na mbere, kuko seleri ifite
epaseri ntoya uramutse uyishyizemo yahita ishirira. Nyuma tugende tubivanga ku muriro mukeya. Ikintu nshaka kwereka abantu ni uko ibi bitunguru na pavuro bitagomba gushya. Ntabwo bigomba gushya nk'uko wateka isosi. Bigomba kuba biri half cooked. Yes, bigomba kuba biri half cooked kugira ngo bize kuryoshya za nyama. iriya panu se turi kubona hakurya, iyi panu rero niyo turi buze gukoreraho sizzling ya nyayo cyangwa se yarangiye. Iyi panu ugomba gushaka ipanu ifite mule iremereye cyane, ukayicanira cyane ku buryo ushobora kuyicanira nk'iminota hafi 10 iri ku muriro mwinshi, ishyushye ku buryo mujya munabibona ko iyo wasohotse ukaka sizzling bikugeraho bigitogota ugira ngo ni inyama ziri mu mavuta. Niyo mpamvu iyi panu baba babanje kuyishyushya cyane, barangiza kuyishyushya bakayitereka ku kintu cyabugenewe cy'igiti hasi, barangiza bagashyiraho za nyama ya sizzling bakayikugeza imbere igishyushye ku buryo urangiza kurya sizzling yawe igishyushye rwose, pani igishyushye. niyo mpamvu ko ndakamenye. Niyo mpamvu rero ubona nabanje kuyishyiraho hahita nteka no ku ruhande, ariko nkaba ndimo ndayishyushya muri ano masaha. Niyo mpamvu babizana bikimeze kuri yako ndakizi. Ubwo rero nushaka gukora sizzling kugira ngo wemeze abatumirwa bawe, jya guhaha iyi panu. Niko bimeze, guhaha ipanu. Izindi ni zo gutekaho bisanzwe, ariko iyo kwaruriraho sizzling irihariye n'umwihariko. Hari n'ibindi bintu byabugenewe. Hari ubundi busana nabonye bumeze nk'aya mapanu, barangire batarishyuye muri tedemil hasi ahantu, cyangwa se tedemil ya ruguru cyangwa ya chic, nabo baratujya kandi nabonye tudahenda kuko turi muri makeya, muzahagere wirebere, nazo zirahari. Rero dukomeje guteka. Uzi ibintu byantwaye umwanya munini guteka, biriya bintu byari byarananiye. Ibihe? Ukuzunguza kugira ewe mana igo. Wow. Ariko nagira gutya hasi byose hasi. Hasi. Nora sister agira gutya umureta akaterera hejuru, n'umuretse sindatinyuka guterera hejuru. Ni ukuvuga ngo next video tugomba kugira gute, tugomba kwiga guteka imireti kandi yose. Imireti guterera hejuru ngiye krere ntago nawurya watse utakara hasi. Ubwo nyine ni practice kugira ngo ubimenye. Tuzarangiza video warangije, tuzamena nka plate yose. Ariko ameneka nishyura. Umva abantu muterera hejuru umureti ndabasuje cyane, niyo byaramvunye bambwira kugira ngo mu buhanga bukomeye cyane. Yes, bigaragaza professionalism kandi ubona ko bisa neza kamana. Urumva inyama cyangwa se even n'umureti, iyo ugiye gushyiramo ikintu kugira ngo, cyangwa se isahani hari gushya cyangwa se iyo rero uzi kubikora birakoroheye cyane kubiplatika. Nk'igishoro uplatika, ufata capati ihiye imeze neza, ukayishyira ku ifuro, ukajya utera hejuru, warangiza kubona ko bigize, ugafata isahani ya sayiko. Urumva capati iba yoroshye, ufata isahani ya sayiko neza ukayitereka ku ipanu, ukajya ugenda uyitera hejuru kuko yo ibiremereye, ukareba ko iyikaragera hejuru kongera kugarukaho. Niko babyita. Iyo practice ndaza kuza kuyikora. Ndi kwiga namwe muri kwiga kubera ko bigaragara neza. Reka tubereke aga close up k'izi nyama ukuntu zisa neza. Wow. Hano rero murabona ukuntu izi nyama zisa neza cyane. Zirasa neza pe. Cyane rwose. Ikintu ngiye kukwereka hano nuko twamariniye za nkoko, twazishyiraho ibirungo birimo umunyu n'utundi tuntu, ariko ibi bitunguru na poivro nta kindi kintu kirajyamo. Hano rero ikintu uhita ukora, ushyiramo za tungurusumu, ugashyiramo na za seleri. Seleri ikintu zimara ni mu rwego rwo kugira ngo zihumuze bya biryo. Yego.
ukavanga neza, urabibona neza, ukavanga, warangiza hano ugafata magi imwe yonyine. Iyi magi ikintu imara ituma za vegetables zose washyizemo ziryoha cyane. Ukayishyiramo kandi kajyamo nyuma ugiye ubura igihe gitoya ngo uhishe ibyo kurya byawe. Ukayishyiramo yose. Kandi kantu nkwigiyeho ni gufungura amagi si ngombwa. Urayikandika najya ndwara no gupfundura. Ako nako ndakizi, nako sinari nkazi. Wala wawe, no muri hoteli nta mwanya mufite nk'uwo kujugunya nk'uwacu. Vuba niko bigomba kugenda. Umuntu uzi nk'igize umushyitsi ugatuma utakira akantu vuba hagahita arya. Nta muntu ugifite umwanya wo gutegereza ibyo kurya ngo iminota 30. Ibi bintu nkweretse ushobora kubiteka iminota itarenze 10. Ubundi ari nko mu kazi cyangwa se nk'ari nk'umuntu wasuye nko mu rugo, ntabwo byamfata iminota 10, byamfata iminota 6. Abonye ko ibintu turimo turateka ntibigeze bihinduka, kandi urabona ko bisa nkaho bikiri bibisi. Urabona ibara ryabyo bigize cyafite ibara ryacyo. Sizzling yacu ubu yarangiye. Ikintu dushigaje ni dressing cyangwa se kuyarura. Tugeze mu kwarura. Ibyo kurya byacu byarangije gushya, byaba ari ibirungo, byaba ari inyama, byose byabaye neza. Yego, ngira ngo abantu barimo barabibona neza. Yego, umwanya tugezemo ni uwo kwarura. Ushizemo iki? Ukizemo Blue Band. Iyi Blue Band ikintu iradufasha gufima bya bintu kwa kundi igenda izana umwotsi. Ushiramo nkingana gute? Nkeya cyane, ntabwo ari nyinshi kuko Blue Band ni nziza, nta kibazo cya Blue Band. Turafata ya hot pan, turangiza dufate bya bintu twarimo dutetse dushyire kuri ya pan. Nuko bikorwa. Tomate si ngombwa, ni make decoration. Sizzling yacu ni uku nguku ibimeze. Wow, twayirisha iki? Wagomba kubimbaza. Ushobora gufatisha fries, chips, abantu bakunda imizuzu. Yes, aho ngaho ndimo. Abantu bakunda ibitoki, byaba ari byokeje cyangwa se ibitetse mu mavuta bifryinze, byose wabifatisha. Cyangwa se n'ikindi kintu washaka, ushobora no kwifatisha umuceri ufite isosi ku ruhande. Byose. Sizzling yarangiye. Wow, testing sasa. Birasa neza. Umureka mbishyire mu kanwa numva ukuntu bimeze. John, kamugaburire. Ntago wateka ngo nigaburire. N'ubundi niko bigomba kugenda. Ugomba kungaburira uko. True. Wow. None yapano ikintu gufasha biracyashyushye. Urabona ko bikiri biracyari gutogota. Ikintu gufasha bikomeza kugenda ukomeza kubirya bigishyushye nubwo urimo uraganira n'umuntu. Uzi gusenga? Ujya usengera umukristo? Kujya senga, asenga isengesho rigufi cyane. Ntacyo rwose rigufi cyane, bitewe nuko buri Imana ibizi ibintu byose dushaka. Isengesho rigufi cyane ukuntu rigira, uravuga ngo Mana weze ibi byo kurya uduhaye. Amen. Okay, reka testing ibyo kurya tuvuga ukuntu bimeze, ko birareba neza pe, birasa neza. Shaka nkunda bene bino butunguru bitahiye. Kandi nabyo mpereho. Nuko bishyushye. Cyashyushye. Niko kamaro kabya kaya panu ndimo ndakubwira cyangwa se kwa
umva ya juice urimo yumva mbere kuko akaji kakirimo mu ndani. Niyo rero mpamvu nakubwiraga ngo ugomba gufata bya bitunguru ukabishyiramo muri za nyama ntubihishe, kandi na za nyama zikaba zitashiririye inyuma, kugira ngo abantu barimo barareba ukuntu bisa, ntabwo byigeze bishirira ibirungo byabyo. Ugomba guteka ugatanga inyama icyoroshye, ugatanga inyama igifitemo ji mo imbere, kandi n'izi ingredient watekesheje nazo ukazikoresha mu buryo bwo kutazihisha. Akamagi karyoheje mwana biraryoshye. Urumva ko inyama ifite teste na za vegetable ibirungo bya bitunguru, za tungurusumu, bwa burungo washizeho bwose wabibonye buracyameze neza. Hagira umuntu rero ugomba gukora iyi recette, ubundi azatubwire ngo we yabonye ihe result. Gutekerwa kandi biraryoha. Abimuze Clay gutekerwa biraryoha. Ubu rero Clay ikintu ngiye kumukorera ni kimwe, agomba no kujya asura abandi bantu bamushaka mu gikoni cyabo, kumubwira ati Clay wansuye ukantikira iki kintu, ariko amarembo arafunga nuko batama karibu. Deja amarembo barayafunguye. Bibaze ko nabwiye abantu bose ngo kuza iwanjye biremewe, nushaka kuza biremewe, ariko nabo uzampa karibu. Urumva ko ari mwe mwinaniwe. Harinaniwe. Naho Clay ibintu byose yabishyize, yafunguye amarembo yose arafunguye. Biraryoshye pe. Wakoze, reka ngushimire. Tubwire bari abantu ashaka guteka bagukurikire hehe, bagusange hehe abagushaka. Abantu bashaka cyangwa se abantu bashaka gukurikirana ibyo nkora, izina nta rindi ni Chef Joe. Barasangaho amavideo menshi, barasangaho ibikorwa byinshi ngenda nkora bya buri munsi, kandi mwibuka no kudusapotinga. Nukuri ukore share, nubona umuntu yakoze wabikunze bihe support. Iyo niyo support yonyine tugusaba. Urareba ibintu uriga ku buntu, kwiliking no kushima no kushaka gukoraho gutya ku buntu. Yakoze cyane Chef Joe, nize neza guteka sizzling, zajya mbikora neza nkuko abidukoreye. Nizere ko nawe wize, wakoze. Nizere ko tugushaka tuzongera tukakubona n'undi munsi. Video ye cyangwa YouTube channel ndayishira muri link ya video ibanza, turayishiraho link ye. Iyo uhageze utukandaho ukajya ku rubuga rwe, ugakora live, ugakora subscribe, ukanasharinga. Ikindi abantu bakunda kumbaza iyo natumiye abashefu, ushaka gutekera abantu mu birori, mu mafete bagukeneye, why not? Nimero yawe tukaza kwishyiraho cyane rwose. Byose biremewe. Ubwo rero nizere ko mwinezerewe cyangwa munyuzwe n'ibyo Chef Joe yatwishyuye umunsi, kandi wakoze cyane kubana natwe uyu munsi. Ndagushimiye cyane kunyakira, kunyakira mu gikoni cyawe cyiza. Afite igikoni cyiza, ndagerageza. Afite igikoni cyiza. Mwakoze cyane. Ndasaba abantu kudushyigikira. Nanjye wasuye Clay mukanshyigikira, mukasapotinga mu bintu. Ikinyereka ko abantu ba Clay bari buze mbese bari buze kunyereka ko bambonye, nuko ndi buze gusanga hari ati nanjye nakubonye aha mugerageze pe. Ibyo bintu turabikeneye kwibara tukabona traffic kuri YouTube. Yes, wakoze cyane, mwakoze cyane namwe. Ciao ciao, bizu. Bye.